muri ekipe ya Rayon Sport. Paul Muvunyi yamaze gusobanura gahunda zo kugura umwataka muri ekipe ya Rayon Sport. Ngiye kubabwira uko gahunda ziteye. Rayon Sport irazana undi mwataka bimeze bite cyangwa se irakoresha abandi bakinyi ifite, kuko Paul Muvunyi yamaze gusobanura nimba Rayon Sport iraza kwinjiza umwataka muri iyi misi, kuko bimaze imisi bivuga ko Paul Muvunyi ari we ugomba kwishyura uyu mwataka, ariko yabishizeho umucyo yabisobanuye neza cyane, ndaza kubigarukaho ku buryo burambuye. Ariko si inkuru gusa, kuko Nsabimana Aimable Perezida Tadeyo nawe yamaze gusobanura Nsabimana Aimable nimba azakomezanya na ekipe ya Rayon Sport cyangwa se bazatandukana, ariko yamaze kumutumira hagati y'ibyo bintu bibiri birimo gukomezanya ndetse no gutandukana, bazafatamo umwanzuro umwe, ariko si ukuwufata kuko bamaze no kuwufata. Icyo ngiye kubwira abakunzi ba Rayon Sport no kubwira uko bansuye iki kibazo cya Nsabimana Aimable warumaze ibyumweru bibiri akora imyitozo muri ekipi ya Rayon Sport. Ngiye kubikomozaho, ariko si ibingibi gusa, ngiye kubabwira no kumutoza Afanya Rotifi ku nama yabaye ku munsi w'ejo, nawe bamukomojeho ahanini bari kureba uburyo bw'imikinire ekipi ya Rayon Sport, uburyo ikina, bari kureba nimba hari ikintu umutoza yahindura, ndetse bafashe umwanzuro ko umutoza bagiye kumuganiriza ku bintu wenda bitagenda kuri ekipe ya Rayon Sport, kugira ngo barebe ko Rayon Sport yabasha kwitwa neza. Ariko ndagaruka no ku bindi bintu byinshi bigiye bitandukanye muri ekipe ya Rayon Sport, ariko inkuru nyamukuru ni ukubwira abakunzi ba Rayon Sport nimba Rayon Sport iraza kwinjiza umwataka muri iyi miss, cyangwa se nkuko bimaze imisi bivugwa. Nicyo kintu nje kubwira abakunzi ba Rayon Sport. Murabizi ko nanababwiye ko Rayon Sport kwivugana n'umwataka, ariko nje kubishiraho umucyo. Iyi nkuru ngomba kuyibwira abakunzi ba Rayon Sport mukamenya uko bimeze, kuko mwari maze imisi mwumva Rayon Sport nimero 10 nimero 9, ibyo bintu ngiye kubishiraho umucyo birangira. Abakunzi ba Sport mukomeze mukurikirana andi makuru muri ekipe ya Sport, ariko ibingibi bimanze bijyeho umucyo nimba umwataka araza cyangwa se ataraza. Ayo ngayo ndayabafite cyane. Nimba utakanda subscribe, reba kwa kandi subscribe, ariko n'uwayikanze nawe ndamushimiye cyane. Ndamushimiye wakanze subscribe, no umuntu w'ingenzi cyane. So rero uti rero bimeze bite? Yes, reka nangire neza cyane n'ubundi aya makuru nyahere kuri aba bagabo bakome cyane, Paul Muvunyi ndetse na Tadeyo, ariko n'abandi bafatanyije kuyobora ekipe ya Rayon Sport. Paul Muvunyi yamaze kubwira Tadeyo ko atazongera kumwivangira mu miyoborere, ndetse n'abo bafatanyije kuyobora abo muri board, abagabo bakome cyane bagacinya ba Prosperi, bumvikanye ko Tadeyo azajya abagisha inama bakamuhereza ibitekerezo, ariko akaba perezida. Cyane cyane Muvunyi we yamubwiye ko rwose najya agira ikibazo azajya amuganiriza, amuhereze igitekerezo, amubwire nk'umuntu mukuru, umuntu babanye, umuntu wayoboye ekipe, ariko agiye kwegera ku ruhande abe muri ekipe ya Sport nk'ibisanzwe, ariko ativanga mu bintu. Niyo mpamvu bafashe umwanzuro wo kugira gute wo gushira abakozi mu myanya igiye itandukanye, CEO, kugura abakinyi, abayobozi ntawe bazongera kubyivangamo. Wasanga ekipe ya Sport wenda igiye ku murongo, tukabona ekipe ya Sport iri stable imeze neza cyane, byaba ari ibintu byiza cyane. Rero bavuze ko rwose Paul Muvunyi bavuze ati ngiye kujya mbafi ya ekipe, ariko perezida abe perezida, kubera ko aba bagabo barakundana. Bari bariho bibaza bati se turi gupfa iki, ubundi turi gupfa iki, ekipe kariyo duhuriyeho turi gupfa iki? Abagabo barakundana ni inshuti. Tadeyo rero abwiye bati wowe yobora ekipe, ariko wagisha inama, natwe turi abantu bakomeye twayoboye ekipe, watugisha inama, ariko babwiye bati yobora ekipe neza nta kibazo. Ku mutoza rero uti bimeze bite? Ku mutoza Afanya Rotifi nawe bamuganira, bavuga bati se ko tugiye gutangira sezo, ekipe ya Sport itoje neza, ifite abakinyi beza ku buryo iri ko guhanganira ibikombe bikinagwa hano mu Rwanda. Aho bati ese ko tugenda twumva muri media, mu banyamakuru, mu mikino tugenda dukina, abanyamakuru bakunze kuvuga ko Rayon Sport uburyo bw'imikinire cyangwa se uburyo umutoza apanga ekipe bigora abakinyi, ndetse iyi system akina ikaba inagoranye.
iki kibazo bakiganire kirakomeye cyane mw'abantu. Iyi ne equipe ibintu byose baba bari kugwana nabyo byose babishingiye mu kibuga, babifite aho bihuriye no mu kibuga. Bagombaga kuganira kuri iki kintu, ni nacyo gikomeye cyane, ni nacyo gikomeye ku equipe itagenda n'ibindi byose ntabwo yabigenda. Equipe itagenda ibindi byose ntabwo yabigenda, equipe igenda ibindi babigenda nta kibazo. Ariko babiganiyeho bumvikanye ko uyu mutoza uko byagenda kose agomba kuganirizwa iyi systeme akayihindura. Iyi systeme agomba kuyihindura rwose. Icyo cyo bacyumvikanye bavuga bati equipe nimba itagenda abakinnyi batumva systeme, uyu mutoza nakoreshe abawinga. Niko rwose nicyo kintu navuga kuri Nsabimana Aimable. Rero namugarutseho Nsabimana Aimable rwose, perezida wa Sport nawe yasobanuye gahunda za Nsabimana Aimable muri Rayon Sport. Perezida wa Sport yavuze ko Nsabimana Aimable bitewe na discipline, bitewe uko cyangwa se byenaye nuko yitwaye sezishize, amakuru agiye amuturuka atari meza yo gutanga equipe ya Rayon Sport. Perezida wa Sport yamaze kwemeza ko bwa mbere na nyuma mu buryo buri confirmed cyangwa se mu buryo butari ubwo kwese, cyangwa se yamaze kwemeza ko Rayon Sport igiye gutandukana na Nsabimana Aimable. Abakunze Sport nimba mwishimye cyangwa se harimo abamukunda ariko abatamukunda nibo benshi, bitewe na sezishize, bitewe n'ibyavuzwe sezo ishize. Ariko Nsabimana Aimable noneho mu buryo buri official nuko Rayon Sport nta gihindutse, bidatinze baraza gutandukana na Nsabimana Aimable. Rwose iki cyo namaze kukimenya ko perezida wa Sport yamaze gusobanura ko Nsabimana Aimable sezo itaha atazaba ari muri Rayon Sport. Icyo wamenya nuko bavuze bati bamaze ku makuru ava kuri perezida nuko yamaze no kubwira Nsabimana Aimable ko bari kumushakira amafaranga ye, bahita bamugira gute, bamuhereza release leta ubundi batandukane mu buryo buri official. Nicyo navuga wenda, ariko Tadeyo we uko abyumva nuko nta bundi buryo butari gutandukana na Nsabimana Aimable. Ngiye ni nacyo mbona cyaba ari cyiza, kubera ko urebye Nsabimana Aimable ari na Rayon Sport, urebye ubona basa nkaho barangizanyije. Byakabaye byiza ko Nsabimana Aimable bamuhereza ibye akaba yagira gute, akaba yakwishakira indi equipe. Urumva ko nuko rero bimeze Nsabimana Aimable rwose, nuko nguko bimeze, nuko bimeze rwose. Tadeyo yamaze kwemeza ko nagihindutse ari ugutandukana na Nsabimana Aimable. Ku mwataka rero uti bimeze bite? Bimaze iminsi bivugwa ko rwose Rayon Sport iri kwifuza umwataka, ariko nibyo koko bigeze kubiganiraho mu cyumweru gishize. Hari ku munsi wo kuwa mbere nibwo bakoze inama y'abantu bake cyane bari kureba nimba ikipe ya Rayon Sport yatangira sezo, nimba nta mwanya bafite uriho abakinnyi batari beza cyangwa se batari ku rwego rwa Rayon Sport. Bakareba bakavuga ati uyu mwanya dukeneye undi mukinnyi. Bari abagabo batandukanye ariko batari benshi, bareba buri mwanya abakinnyi bariho, bakareba n'imikino bamaze gukina, bakabihuza n'imyitozo, bakareba equipe ya Sport uko ihagaze mu myanya yose. Bageze kuri Paul Muvunyi rero, we yavuze ko Rayon Sport kugira ngo ikine cyangwa se Rayon Sport ibicyayi bijyana bikeba, bakeneye umwataka ndetse na nimero 10 uri ku rwego nk'ugwa Muhire Keve. We niko yabivuze, icyo gitekerezo yatanze. Bavuye muri iyo nama bari kuvuga bati se twamukura he, bimeze bite, amafaranga yava he? Niho haje gusohoka amakuru avuga ko baganiriye kuri gahunda zo kugura umwataka. Ariko rero ku makuru ava kuri Tadeyo rwose yabigize kiriya. Tadeyo yabigize Paul Muvunyi, sorry gato mumbabarire, Paul Muvunyi yabigize kiriya, yabisobanuye. Avuga ko yarari gutanga igitekerezo cyuko Rayon Sport ishobora gukenera abandi bakinnyi babiri. Aravuga ati ngiyewe nago banavuze ko
mu buryo professional naho nabivuze ngo mbihamye ko ngiye kugura abakinyi babiri, ngiyewe nari ndi gutanga igitekerezo kugira ngo nimba hari abandi babibona nk'uko mbibona dufatanye turebe ko twagira icyo dukora. Niko yabisobanuye. Yaravuze ati ariko bari batangiye guhamagara muri Cote d'Ivoire, bari batangiye guhamagara birangira amafaranga baye make, baravuga ati se bigende bite. Ariko we yaravugaga ati iki gitekerezo ndagifite, niko nge mbibona ku maso yanjye, ariko nimba hari umuntu, nimba hari abantu mwanjye mu mugongo, tukabona ko mwese mubona ko Rayon Sport yari ikeneye umwatakana nimero 10, twareba uko tubigenza, aba bakinyi bakaba bagira gute baza gusinyira equipe ya Rayon Sport. Ubwo rero muri iyo minsi ni nabwo Forunganye yaje kuhamagara ababwira ko nta kibazo afite, yatangiye gukora n'imyitozo muri Senegal, aravuga bati se twagura umwataka w'iki. Ikintu kiriho nuko Forunganye nagera i Kigali bazahita bamujyana kwa Mugemane bakamusuzuma akamureba uko bimeze, ariko Forunganye we kuri uwo munsi wo kwa kabiri kwa gatatu hari yahamagara ababwira ati ngiyewe maze iminsi nkora n'imyitozo hano muri Senegal, nta kibazo mfite, naza akora imyitozo. Amakuru mfite nuko rwose Forunganye ashobora kuza atangira n'imyitozo. Rero ibyo mwataka nabishaka domo birasa nkaho nabihari muri Rayon Sport. Ariko bari batangiye guhamagara muri za Cote d'Ivoire bareba ko babona umwataka, ariko icyo gitekerezo cyari cya Paul Muvunyi, areba ko hari undi muntu wamufasha imbaraga, bakareba ko bazana undi mukinyi cyangwa se abandi bakinyi babiri. So rero nuko nguko nabivuga.